inzara, amagambo mabi y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe, watinze gushaka, watinze kubyara, mama urarwaje, ni kuko birababaje, ariko ntibigereranywa n'ubu butunzi butagira akagera. Ntibigereranywa n'uko njyewe w'intege nke nawe w'intege nke ufatwa ugahuzwa na kamero k'Imana. Duhe inyota yo gusa nawe Mwami, duhe inyota yo gusa nawe, duhe kudapfusha ubusa ubuntu twagiriwe, duhe kutayoberwa ibi by'igiciro cy'igitangaza isi itagira, isi idashobora gutanga idafite. Muri make kuva warejejweho ibyaha bya kera, warakire kwa kwizera, waragiriwe imbabazi, ufite umwenda mu maso y'Imana wo kwemera ko urugendo rwo gutunganywa no gusa n'Imana rukoreka muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Iyo turimo dusenga nshuti z'Imana, hari umurimo, cyangwa iyo turimo turya ijambo ry'Imana, tumeditatinga, dutekereza, turira ku meza y'Umwami, hari umurimo ukomeye Imana ibirimo gukora muri twe. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wegerezwa ibya Kristo, wegera Kristo ngo abure gukorwamo umurimo. Ntago tumenye igihe twahindukiye tujya kubona tukabona tugenda tunesha, tugenda dusa nawe, kamere zigenda zituvaho, ubwoba bw'ubuzima, Mana yanjye ubwoba bw'ubuzima bwamaze abantu, kandi ntago buvanwaho n'ingamba. Ni ukuri kose ntago buvanwaho n'ingamba ngo umuntu avuge ngo ngiye kujya nshira ubwoba, ngo ngiye kujya ndeka guhangayika, ngo ngiye kujya mbireka, ngo sinzagira igihunga cy'abana banjye, cy'urugo rwanjye, cy'amafaranga yanjye. Oya, kimwe gisimburwa n'ikindi. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri twebwe, kwizera kukagwirira muri twe, ko twuzura, byirukana ubwoba bw'ubuzima. Ubwoba bw'ubuzima bukoresheje abera amakosa menshi. Nongere nkubwira ngo ntago bizakizwa n'ingamba, kimwe kizasunika ikindi. Uko kwizera kuzaba kwinshi muri wowe, amagambo Kristo avuga, position ufite mu Mana, kandi ibyo byose tubikura mu ijambo ry'Imana, uko bizagwirira muri wowe uzashira ubwoba bw'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Umurimo ukomeye rero uburimo gukoreka imbere muri twe, kandi mu byo dusengera dukomeje gusengera uwo murimo ukoreka imbere muri twe. Uwo murimo ni umurimo w'igitangaza, kubera ko sishobora kuwuguhaho, ntushobora kumpa kuwakoretse muri wowe ngo unusunikeho iminsi ho gakeya. Oya, twese Data Umwuka Wera awukorera muri twe. Uyu murimo rero ahubera mwiza, uduhesha ikintu isi idashobora kutwambura. Uyu munsi nakorera iby'inyuma, Imana yampa amafaranga, ariko ashobora no kongera akagenda. Isi yayanyambura nkuko yayampa, yakongera ikanayanyambura. Ariko ibi dukura, ibi bikorekamwe imbere muri twebwe, ubu butunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo, ubu ngubu isi ntishobora kubunyambura. Isi ntishobora kubumpa, ariko inkuru nziza nuko idafite n'imbaraga zo kubunyambura. Imana ishimwe cyane. Turacyashingira rero amagambo yacu uyu munsi, twifuza ko aba bagaje dutahana, aba ikintu tugumana mu bihe byacu byo gusenga. Turacyashingira kuri rwa rukundo rudasanzwe rwasutswe mu mitima yacu. Abaroma 5:5, reka dusubiramo ijambo ry'Imana, ntacyo bitwaye, biranadukwiriye ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ejo twahereye hejuru gatoya, ariko reka tuvuge umurongo gusa kugira ngo tujye no mu bindi. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ndinginga Imana ngo rusabe mu mutima wawe, rukumara imvune z'ubuzima, rukumara impagarara, rukumare kujagarara, rukumara iby'isi idukangisha, rusabe mu mutima wawe. Mwibuke ko guhabwa Umwuka Wera, kuzuzwa Umwuka Wera, kubatizwa mu Mwuka Wera ni umugabane wacu twese abizera, ntago ari umwihariko w'abantu runaka. Uru rukundo rero ruduha imbaraga zo kugenda dukunda Imana birenze ibisanzwe, kubera ko rumanuka nk'igitangaza. Ni igitangaza cyakozwe na Mwuka Wera muri twebwe, rukaduha imbaraga zo kugenda turushaho gukunda Imana buri munsi. Bari abantu bose bahorwa Imana, bari abantu bose biyima iby'isi muri generation yacu, nuko urwo rukundo ruba rwasabye mu mitima yabo. Kubera ko hari ibintu ushobora gushyira ku munzani ukabona inyungu runaka uri bukure mu kintu, yaba inyungu y'amafaranga, yaba inyungu y'amarangamutima, yaba inyungu yo kwemerwa n'ibindi bitandukanye, ukareba iyo nyungu irafatika, uri buyibone mu buryo nta skandali ibayeho, nta rusaku, utahataye baba wa mugani, uri amahoro. Ariko wabigereranya no gukunda Imana, ugasanga ugomba gukunda Imana, kandi gukunda Imana bivuga kuyumvira, hanyuma izi nyungu ukazitakaza. Logiquement ukoresheje ubwenge wasanga ari ubupfu cyangwa se ari ubusazi. Niyo mpamvu uru rukundo dukunda Imana rumanuka muri twebwe ku Mwuka Wera mu buryo bw'igitangaza, bituma ibindi bintu byose byamburwa agaciro mu buzima bwawe. Kuko abicwa bahorwa Kristo, n'abagira ibyo bigomwa ku bwa Kristo,
uretse kuba ari uburyo bw'igitangaza cyakoretse mu mitima yaho, ubundi mu buryo bw'ubwenge ntago bizavamo. Rimwe na rimwe n'abantu bajya mu mihamagaro iyi twita imihamagaro yo gukorera Imana, cyangwa se kuba abamisiyoneri, cyangwa se kuva mu byo twahozemo wenda byinjizaga amafaranga menshi, ukitaba umuhamagaro w'Imana. Umuntu ashyize mu bwenge ashobora kumva bidafite logique, bidafite ubwenge, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ihamagara. Nubwo habaho ibihimbano byinshi, ariko Imana irahamagara, kandi igahamagara umuntu imukuye aho ishaka. Yamukura mu boroheje, yamukura hejuru mu bakomeye, mu bize, mu bari bafite ubutunzi, bari bafite za ambition zo kuzacuruza no kugera kure. Imana ikamuhamagara ikamubwira ngo ngwino tugende muri ibi ngibi, ngwino ube umuvuga butumwa, ngwino ube umupasiteri, ngwino ube umumisiyoneri, ngwino ufata umurimo wo kujya winginga Imana. Simvuga ibihimbano, nabyo birahari, ariko iby'ukuri birahari. Imana irahamagara. Ibyo bintu rero kugira ngo umuntu abishobozwe kandi bitamuremereye, bikorwa n'iki kiba cyarabaye mu mutima. Uru rukundo rw'Imana ruba rwarasabye mu mitima yacu, ku buryo ibyo ngibyo ahamagarirwamo bitamubera umugoko, bitamubera umusaraba, bitamubera ikimuremere. Rero ruduha imbaraga zo kugenda dukunda Imana birenze ibisanzwe, biba ari ibintu by'igitangaza bikozwe mu buryo bw'igitangaza. Ruduha kandi gukunda abantu nanone mu buryo butangaje. Ahangaha niho uzashobora kujya kubona ukabona nk'umuntu witangiye community runaka, yitangiye abantu runaka, kandi abitangira mu buryo bukomeye. Simvuga iby'imibare y'isi abantu bashinga bimwe kugira ngo bakuremo ibindi, oya, ariko uko umuntu akaba yaritangiye abo bantu mu buryo bukabije, birimo umutima wa Kristo, birimo kubakunda, birimo kubingingira mu buryo bukomeye. Kandi wenda ushubije amaso inyuma witegereje ugasanga mbere nta hantu yari abazi, ntaho bari bahuriye, ntago bari muri sako ye, bikaba ari ibintu gusa bikozwe mu buryo bw'ubumana, mu buryo buri surnaturel, mu buryo buri supernatural, niba ariko bavuga, mu buryo bw'igitangaza. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo Imana yasutse mu mutima we rwamubyariye gukunda abo bantu atari yarabigeni. Aha niho ubundi hakomoka umutima wo kwinginga by'ukuri, umutima wo kwitangira abantu by'ukuri. Mu mateka y'itorero ibyabanje mu myaka yashize cyangwa no mu gihe cyacu, tujya tubona abantu bavuye mu bihugu byabo bakajya kuba nk'ahantu kure hataba ikintu na kimwe, haba abantu gusa, ariko hataba ubuzima, hataba iki, ariko umuntu akahaba akamara nk'imyaka 20, akamara nk'imyaka 30, akabigisha gusoma, akabandikisha, akandika Bibiliya, akabigisha ubutumwa bwiza. Yewe wapima umusaruro n'ubuzima bwe hasize, ko ushobora kubonesha umusaruro w'amaso ukajya wabona ari mukeya, ariko kuko ubugingo bw'abantu bwabaye bw'agaciro mu maso y'uwo muntu wasutswemo urukundo rw'Imana. Ibyo rero ni igitangaza cy'ubumana rwose. Aha rero ni naho dukomora rwa rukundo ruvugwa muri Yohana wa mbere, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:16 na murongo dukwiriye kuwufata mu mutwe. Hatubwira ko ubwo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye, hatangira havuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Impamvu no murongo woroshye kuwufata nuko dushingira kuri wa wundi wo muri Yohana ubutumwa bwiza 3:16, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege. Hanyuma hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:16 batubwira ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Haleluya. Imana yatanze umwana wayo, Kristo yatanze ubugingo, tuvuka nabo twashakanye bavandimwe, cyane cyane iyo batumereye neza. Iyo batatumereye neza haba nubwo nabo tubanga. Sura urukundo rusanzwe dukunda abacu, oya, uru ni urukundo rw'Imana rwaje muri twe mu buryo bw'igitangaza. Ko experiencing rero urukundo cyangwa kurubamo, kuruviva, uru rukundo rudasanzwe rw'Imana isuka mu mitima yacu biraryoha pe. Ariko rero haba hakiri undi murimo nifuza kuvugaho uyu munsi wo gukora ku cyo twita imiterere yacu. Imana iba igifite umurimo wo kudiriga na character zacu kugira ngo idutere gusa nayo. Urukundo rwasutswe mu mitima yacu, turaryohewe, tuguwe neza, turagenda tumenya ko turi abana b'Imana, tutakibishidikanyaho, tuzi ko dukundwa nk'uko Kristo yakunzwe. Ibyo byose ni byiza, ariko iryo ni itangiriro ry'umurimo, ntago burangiye. Haba hakiri undi murimo mwiza ugomba gukorwa muri twebwe. Kubera iki? Uwo murimo udakozwe, rwa rukundo twakiriye ntago rwasohoka muri twe ngo rugaragazwe, ntago twabasha kurutanga nk'uko bikwiriye hatabaye undi murimo Imana itangira muri twe, umurimo witwa gutozwa no gukosorwa kw'imiterere yacu, noneho ikazashobora kugaragaza urukundo rw'Imana. Mu Cyongereza bavuze ngo ni the formation of our character, ni iremwa, ni ikosora, ni ihindura, ni ityazwa, ni itoza rya character yawe, ry'imiterere yawe. Iyi miterere yacu idakozweho, twakira urukundo rw'Imana
tukarwumva tukaruryoherwa, dushobora no kuba dukunda abantu ariko twarangiza tukababangamira pe, tukabazonga pe, ku buryo umuntu ashobora no kuvuga ati uriya muntu ni umukristo ukabihakana kandi nyamara ni umukristo. N'abo bantu yababaje cyangwa yahemukiye cyangwa yahemuje arabakunda, ariko kuko hari umurimo ugikeneye gukorwa muri we bituma rwa rukundo mama yakiriye atabasha kurutanga, tutabasha kurutanga. Uru rugendo rwo gutunganywa cyangwa kubonezwa kwa karakta yacu, kwimiremerwe yacu, ni urugendo rurerure, ni inzira ndende. It's a long process, ni urugendo rurerure, ariko Imana y'imbabazi itwihanganira muri urwo rugendo. Ugendana nanjye ivuga ati ahari aho Hortense yakwihangana, ahari aho yagira gukunda nk'ukwanjye, ahari aho yashiramo biriya na biriya na biriya. Imana bikayisaba kutwihanganira, ikagendana natwe muri iyo nzira, muri urwo rugendo rurerure, muri iyo process yo gutunganywa kwa karakta yanjye. Imana ikagenda intunganyisha ibihe n'ibintu n'amasituation n'abantu, ibintu byose yemera ko biza mu nzira yanjye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo wumve umumaro w'ibi bintu, kubera ko urukundo rusukwa muri container yitwa wowe. Container cya kintu dutwaramo ibintu, container cyangwa respire, ikintu dutwaramo ibintu. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo rwasutswe muri icyo kintu cyitwa wowe, muri iki kintu cy'ikibindi cyangwa cy'igicupa cyangwa cy'urwabya cyitwa Hortense. Urwo rukundo kugira ngo rutambuke rugere ku bandi, ndutange nk'uko Imana yabishakaga, bisaba gutunganywa kw'iyi respire, bisaba gutunganywa kw'iki kibindi. Nkaho ubundi nzabyigumanira cyangwa hajya hasohoka amacumu yanjye n'ibindi byanjye, kuko ninjye gikoresha Imana izacishamo ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero uyu murimo ari uwo igitangaza kandi Imana iwukorera muri twe. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome, sinibuka niba twarasomye ku munsi w'ejo, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 tugeze kuri 6, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ku murongo wa 4 ngo uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi nta kuri aba afite. Uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi nta kuri aba afite. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, umve neza nshuti z'Imana, ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, nicyo tumenyeraho ko turi muri yo. Agapati ka mbere bakavuze neza, agapati ka kabiri nahitamo Bibiliya yera. Agapati ka mbere hano kuri ijambo ry'Imana bavuze ngo ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga. Agapati ka kabiri muri Bibiliya yera kavuga ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Imana ishimwe cyane. Reka turebe muri Bibiliya yera ngo ariko umuntu wese witondera ijambo ry'Imana, cyangwa se twavuga ngo ariko umuntu wese ukurikiza iby'Imana ivuga, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Muribuka ko yarwakiriye, ariko harimo ibintu byo gutunganywa. Ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. New King James iravuga ngo but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. Aka kantu ko kuba perfected niko nashakaga. Truly the love of God is perfected in him. Ruratunganijwe muri we. By this we know that we are in him. Umuntu wese wumvira cyangwa ukurikiza iby'Imana ivuga, urukundo akunda Imana ruba rumaze kuba perfected, ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Uko gutunganirizwa muri we nibyo bimubyarira imbaraga zo gukurikiza byose Imana ivuga. Ubu turi mu rugendo rwo kugenda twumvira Imana gake gake, ejo wumvira ka, ejo kumvira ka. Niba waramaze kwakira kwizera kwa Kristo ugenda wumvira ka gutyo. Imana ishimwe cyane. Aha rero turimo kuvuga nshuti z'Imana, aho urukundo rw'Imana ruba perfected, rutunganirizwa muri twebwe. Aha si umurimo ukorwa na kwa gusukirwa urukundo mu buryo bw'igitangaza gusa. Nongeho gusa niho bikomoka, ariko siho birangirira. Aha si umurimo ukorwa na kwa gusukirwa rwa rukundo rusaze mu buryo bw'igitangaza gusa, ahubwo hajemo urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ry'Imana.
tugenda dukurikiza ijambo ryayo. Mwibuke muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuze ngo ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, urukundo rw'Imana ruba rumaze kuzurira muri we cyangwa se gutunganirizwa muri we. Haba hajemo urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ryayo. Nibwo mwumve neza, nibwo mu by'ukuri tutaba abanyabinyoma. Kubera iki? Ubuzima bwacu babugenda buhuzwa n'ibyo twizera bitakivuguruzanya. Nkaho ubundi hari igihe ibyo nizera nuko mbayeho bivuguruzanya, mbese nkamera nk'umuntu wihakana ibyo nizera kandi bambe mbyizera n'umutima ushaka, n'umutima ubikunze, ariko nkabaho mu buryo buvuguruza ibyo nizera. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ngo uriya muntu dukorana muri office ngo burya nawe arasenga, burya yarakijijwe. Nukuri arakijijwe pe, nubwo ubuzima bwe bukivuguruza ibyo yizera, uru rukundo rw'Imana rukomeza gutunganirizwa muri we, ubuzima bwe bukaba perfected kubwo kugenda yitoza kumvira ijambo ry'Imana. Mwibuke ko ho bihera, isoko na source arayifite. Kristo yageze muri we, byose bitangira mu kwizera, aragufite, ariko hari urugendo rwo gutunganywa agenda yitoza kumvira ijambo ry'Imana, akazageza igihe ubuzima bwe butavuguruza ibyo yizera. Biba bibabaje, ariko sibwo bushake bwacu, nta nubwo aribwo bushake bw'Imana. Si ubushake bwacu abamaze gukizwa, aho ubuzima bwanjye buvuguruza ibyo nizera. Njya kubona nkabona mvuze, nkoze, mbayeho ibintu binyuranye n'ibyo nizera. Ariko bitubaho n'urugendo, ariko n'urugendo turimo twigirana imbere n'Imana. Icyama umutima wawe ukarushaho kubyifuza, kuko ni umugabane wawe. Ariko mwibuke ko rwa rukundo rurasukwa mu buryo bw'igitangaza, ariko aha ni wowe uhitamo kumvira ijambo ry'Imana. Rikaza rinyuranye n'ibyo wibwira, rikaza rinyuranye na kamere yawe, ariko ugahitamo kuryumvira, ndetse ukaryumvira uri mubabara mu marangamutima. Kuko umuntu nimba mbabaje cyangwa se boss akoze ibintu by'ubupfapfa nagomba kumusuzugura kandi nkaba nsabwa kumwubaha, ni ukuvuga ngo ngiye kumwubaha bibangamiye amarangamutima yanjye, bibangamiye uko niyumva. Imana itugirire neza. Ariko biradukwiriye kuri urugendo rwo kugenda dukurikiza ijambo ry'Imana turubamo, kugira ngo tube mu buzima butari ubw'ikinyoma, kuko ubuzima bwacu busigaye bwarahujwe n'ibyo twizera. Buzaba ubuzima bw'ikinyoma igihe ubuzima bwanjye buzaba bunyuranye n'ibyo nizera. Nizera ibi ariko nkaviva, nkabaho ibitandukanye n'ibi ngibi. Imana itugirire neza. Mwibuke ko umurongo wa 4 wavuze ngo uvuga ko ayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi nta kuri aba afite. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 6 havuze ngo uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Mbega umukoro, ariko ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe kugira ngo budushoboze. Uvuga ko aguma muri yo, ndi mu babivuga, nawe ndahamya kuri mu babivuga. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Imana ishimwe cyane. Mwumvise rero iriya jambo ariryo turimo dutindaho, ryavuze ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Truly the love of God is perfected in him. Ruba rumaze gutunganirizwa muri we. Nta bundi buryo bubaho bwo gukunda Imana uretse kuyumvira. Nta bundi buryo wabwira Imana ngo ndagukunda, si amagambo yawe, si indirimbo zawe, si ibibwiriza byanjye nafata mu mutwe. Imvugo ibwira Imana ko tuyikunda, wa mugani wa za love language z'abantu. Imvugo y'urukundo ku Mana ni njyewe kumvira Imana. Nta bundi buryo babwirira mu Imana ko bayikunda, nta bundi buryo bakunda mu Imana uretse kuyumvira, kumvira ijambo ryayo. Nirwo rurimi rw'urukundo dukunda mu Imana. Imana ishimwe cyane. Urwo rukundo nkunda Imana rugaragazwa nuko nyumvira, nirwo ruzabyara ibikorwa runaka byose n'ubuzima runaka tuzabamo mu gikristo cyangwa se muri urugendo rw'agakiza. Ibikorwa byose byiza, imirimo myiza, gukorera Imana, kwitangira abandi, kwitangira Imana, byose bigomba gukomoka mu kumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko nshobora gukora ibikorwa by'inyuma ariko mfite kugomba mu mutima wanjye, icyo gihe ntago bivuga ko nkunze Imana. Icyo akora abandi bantu bizabagirira umumaro, ariko mu maso y'Imana bizaba bihinyutse. Imana ishimwe cyane. Uku gukurikiza ijambo ry'ishino nyinshi tutiga ijambo ry'Imana kubera ko tuzi ko ni pafu ni ikiganza gishyushye, ni ibintu batikingaho, ese nakora gute, nabigenza gute ngo mpite mbona iki. Ibyo bintu nta abantu bakura nta kintu byabamarira. Imana ishimwe cyane. Uku gukurikiza ijambo rye abakiriye urukundo bageraho n'umurimo Yesu akorera muri twe. Iyo tuvuze ngo n'umurimo Yesu akorera muri twe, ni umurimo dufite mu ruhare. Muri make ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga pe, kandi wabyanga ntibikoreke. Imana itugirire ubuntu.
reka ntange nk'urugero gatoya. Umuntu ujya mu ijambo ry'Imana mu mutima we arimo abwira Imana ati Mana unyigishe, umpe kukumva, umpe gusa nawe. Iteka yagiye kwiga ijambo ry'Imana, hari umukozi w'Imana umuhagaze imbere cyangwa ari wenyine mu rugo harimo yigisha ijambo ry'Imana, umutima ajyana mu ijambo ry'Imana ni umutima ubwira Imana ngo Mana umpindure, umpe kukumenya muri iri jambo, umpe gusa nawe, iki jambo rishaka ukinshoboze. Murumva attitude y'umutima, murumva iyo nyifato y'umutima. Hanyuma hakaza undi nawe ushobora kwegerezwa ijambo ry'Imana, wenda akaritega amatwi, ariko akaza wenda umutima uvuga ati reka ndebe pasiteri runaka ndamwikundira, yewe nikundira Rutansi, reka numve ibintu Rutansi avuga, cyangwa se nikundira umuvugabutumwa runaka, reka numve inzenya none hari budutere, reka numve stories. Abo bantu bazanye imitima itandukanye kandi ni musaruro uzabava muzazo utandukanye. Nuvuga ngo ntazanye, simbabwira ngo munyange murakankunda biraryoha. N'impamvu Imana itiza umuntu igikundiro no kugira ngo abantu bamutega amatwi kandi bumve ibyo avuga, bumve Yesu avuga. So kugira ngo bamukunde bibi gitangaza no kugira ngo bamukunde bamutega amatwi babashe kumva Yesu arimwo avuga. Ariko biratandukanye. Umutima wegerezwa ijambo ry'Imana, umuntu ari wenyine cyangwa arimo kwigishwa n'undi, ariko umutima kuvuga ngo Mwami Yesu ugira ikintu uvugana nanjye uyu mugoroba, unyigishe, umpe imbaraga zisa n'ibyo nize, umpindure. Uwo mutima urumva hari ikintu uri bwakire. Undi uvuga ngo reka tuning hano, reka ncane hano, reka nuve none inkuru ari buduhe, reka uwo muti cyangwa reka nirebere uriya mugore cyangwa se nirebere uriya mugabo, reka numve nabira. Nuvuga ngo uwo mutima waje kwiyumvira, kwirebera uriya mugore, kwirebera uriya rwenya. Murabizi ko hari n'abavuga ubutumwa baba bafite inzenya nyinshi. Umuntu akavuga reka niyumvire uriya rwenya, reka niyumvire. Iyo uje utyo umutima umeze utyo, nta kintu kinini kizawuvamo. Imana itugirire imbabazi. Haleluya, haleluya. Aba bantu baje bafite, bombi begereje ijambo ry'Imana, ariko baje bafite imiremerwe itandukanye. Undi mutego nabonye mu bintu bisa nkaho ari byiza, ni ukuba njya mu ijambo ry'Imana kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku mpera y'umwaka, nshakamo ijambo rimbwira icyo Yesu ari bunkorere, ariko ntagira na rimwe nifuza kumenya icyo Yesu ngiye wanshakaho. Buriya bintu bisa nkaho ari byiza, ariko n'umutego. Mbese Yesu agusezeranye icyo azagukorera uyu munsi, neje akigusezeranye, ukwezi gushira gusezeranye, ariko nta na rimwe ujya wifuza kumenya ngo se Yesu ngiye wankenera wiki, ese abakunzi babashaka wiki, ese abayahaye ubugingo buhoraho, ese abamwizera, ese intumwa ze hano mwisi, ese abahindutse intumwa mu kimbo cya Kristo abashaka wiki. Bishobora kuba nabyo umutego. Imana itugirire imbabazi. Katurebe rero uru rugendo ku mugaragu w'Imana Petero yaruduhaye rwo gutunganywa. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere turasoma umurongo wa mbere, tugende buke buke tugeze hepfo kuri 12. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere. Nkunda kugenda negeranya Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana, atari kugira ngo turepete gusa, ahubwo kugira ngo ikiza n'icyavuzwe neza muri zombi tugisigarane. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere muri Bibiliya yera haravuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Mwumve nshuti z'Imana, yandikiye twebwe, yarikiraga n'abitorera icyo gihe banyanyagire hirya no hino, ngo mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Ni bande kuno gutunganirizwa gukorerwamo? n'abantu bagabanye, barakiriye, bahawe impano yo kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye, ngo twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Nshuti z'Imana, ibi bintu biraryoshye, ibi bintu ni igitsika mutima. Ni wabiheshejwe no gukiranuka kwawe, ngo wabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, utagira igicu cyo guhinduka, udahindagurika, ni waduhesheje kwizera. Ni bwa buntu dushikamyemo twavugaga ku munsi w'ejo, ngo mwebwe ndabandikiye mwebwe abagabanye. Kugabana ni ikintu cyanditse umugabane wanjye gihinduka icyanjye ntagikore. Mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, guhwanye n'ukwa ba Petero n'abagendanye na Yesu, ngo muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubu iyo wikuramo uba wikuramo iki? Ko bitazanywe no gutungana kwacu, ko twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ngo ari we Mana yacu n'umukiza. Mwagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi, kandi twabiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu, so gukiranuka kwanjye. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana hakavuga ngo njyewe Simoni Petero
umugaragu wa Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera. Twagize gute? Twarabihawe, ntago twabikoreye. Ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera, gufita agaciro kamwe n'ukwacu, ngo mubikesha ubutabera bw'Imana yacu na Yesu Kristo umukiza. Mu butabera bw'Imana, muri justice y'Imana, muri souveraineté y'Imana, mu butavogerwa bw'Imana yaricaye isanga nkwiriye kugenerwa agakiza kubw'imbabazi zayo. Ngo ndabandikiye mwebwe mwahawe kumwizera, gufita agaciro kamwe n'ukwacu, mwahawe kumwizera, it's a gift, tubikesha ubutabera bw'Imana. Nta kintu na kimwe cyashingiweho mu byo kwisi muri njyewe ngo mbone guhabwa agakiza, ahubwo bikomoka mu butabera bw'Imana. Ku murongo wa 2, ngo ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubuntu n'amahoro menshi, ibi nta muntu utabikeneye. Ubuntu n'amahoro bigwirire, bibe multiplied muri twebwe. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri twe. Ariko mva ikibiduhesha, ngo tubiheshwa no kumenya Data na Kristo. Muri make, ikigero cy'ubuntu n'amahoro biri ku buzima bwawe birazanwa n'ikigero ugenda umenyaho Kristo. Buriya igihe dusabira abantu ngo bagire amahoro, ariko ntago bari buyagire batahawe isoko y'amahoro. Imana itugirira imbabazi. Niba ibintu bishobora kuza bikatujombera icyarimwe bimeze kimwe, umwe agatakaza amahoro undi akayagumana, nicyo kurusha si ikindi. Suko atari umuntu wambaye umubiri nawe wayatakaza, ahubwo kumenya Kristo kwagwiriye muri we. Ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Mwumvise igihesha abantu kugwiza ubuntu n'amahoro no kumenya Kristo. Ku murongo wa 3, ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Mwumve nshuti z'Imana, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Ikintu cyose nari nkeneye ngo ngire imbaraga zo kubaha Imana naragihawe. Waragihawe. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Ntacyo ukennye, ntacyo mbuze mu byantera kubaha Imana no kurushaho gusa na Kristo buri munsi. Twarabihawe inshuti z'Imana. Kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya waduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza kwe. Ese aya magambo ubu ntabwo ukwiriye kubona ko ukwiriye kuba muri Bibiliya kenshi? Ntubona ko harimo ubuzima? Ntubona ko harimo umuti? Imana ishimwe cyane. Ngo kubera ububasha bwayo Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Ibiduhereye iki? Kugira ngo tubeho twubaha Imana. Turabikura hehe? Turabikesha nanone kumenya waduhamagaye ngo duhabwe kwikuzo rye no kukugira neza. Mwibuka ko mu Bibiliya yera ikuzo rye n'ubwiza bwe, kugira neza kwe n'ingeso ze nziza bibe umugabane wacu. Imana ishimwe cyane. Imana yaduhaye ibintu byose cyangwa se ibyangombwa byose muri ijambo ry'Imana biduha kubaha Imana. Hanyuma kubaha Imana ngo nabyo tubikesha kumenya uwaduhamagaye. Iyo uri mubwira Yesu ngo kugira ngo nkumenye, ukajya mu ijambo ry'Imana ushaka kumumenya, ukinjira mu misi yo gusenga ushaka kumumenya, nta gihombo habe namba. Ubutunzi bwose bw'ubumana bubikira muri we. Amahoro yose dushaka, ubuntu bw'Imana dushaka, kunesha, kuganza, ibyo dushaka byose bibikiwe mu kumumenya. Niyo mpamvu uyu muntu arimo kumwiga batarimo gutakaza umwanya. Imana ishimwe cyane. Ngo yabiduhereye ngo duhabwe ikuzo. Twongeye dusubiremo, Imana yaduhaye ibintu byose. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo duhaye ibyangombwa byose. Ibiduha ngo biduheshe cyangwa se biduha kubaha Imana. Ngo kandi nabyo tukabikesha kugenda tumenya uwo nguwo waduhamagaye. Ngo yabiduhereye ngo duhabwe ikuzo rye. Uzi ko Imana itanyimye ubwiza bwayo? Uzi ko Imana itakwimye ubwiza bwayo kuri wowe?
kuki butagwira, kuki budasaga, kuki butaba bwinshi kandi yarabuduhaye. Ngo yabiduhere ngo duhabwe ikuzo rye ari bwo bwiza bwe, ngo n'ingeso ze nziza muri make mbihabweho, ngende ngira ingeso nk'iza Kristo, nuzuwe n'ubwiza bwa Kristo, nuzuwe n'icyubahiro cye ryo kuzo rye, ngo nuzuwe n'ingeso ze nziza. Ariko muzi uburyo ingeso mbi ziduhinyuza, zikadukuraho twagombye kuba, zikatubuza kuguhagararira Yesu, zigatuma iby'isi bidutsinda. Nyamara umugabane wacu ni ukwakira ku ngeso nziza za Kristo. Imana ishimwe cyane, tukakira kukugira neza kwe. Dukomeje ku murongo wa 4, ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Muribuka ko uyu munsi turimo kuvuga gutunganywa kwa kamere. Muri make kamere y'Imana ikaza igafatanywa nanjye, wari umunyamubiri n'umunyamabi n'umunyamanyanga. Kamere y'Imana ikaza igafatanywa nanjye, ngatangira kugaragarwaho n'imiterere y'Imana. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri, imererwa yitaratunganyijwe, itatangiriye ubumana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ntunganijwe, mboneranye. Murabizi ikirahure imirasire y'izuba igicamo ikagera hakurya kubera ko kiratunganye, kandi murabizi ko iyo kirimo imyanda cyangwa bakigize filme cyabaye umukara, ntabwo imirasire yapfa gucamo byoroshye. Uko niko ubuzima bwanjye iyo butunganijwe, urukundo rw'Imana runcamo rukagera ku bandi, ubwiza bw'Imana bukancamo bukagera ku bandi, icyubahiro cy'Imana kikancamo kikazana ubwiza bwayo mu isi. Ariko iyo ndi opake, iyo ndi umwijima, biburaho bica. Nyamara Imana irashaka kubincishamo kuko yampaye imbabazi kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 4, ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana. Haleluya. Tugira uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe gucukubira n'irari ryononye iyi si. Uko ngenda ngira uruhare kuri kamere y'Imana, ariko ncukubiri n'irari ryononye isi, ryishe isi, ryangije isi. Muri isi yangiritse n'ibyayo bikaba ntaho ngihurira nabyo. Uko ngenda ngira uruhare muri kamere y'Imana, uko ngenda nungwa n'imiterere y'Imana, niko ibyononye isi n'ibiyonona uyu munsi bitangiraho ijambo, niko ncukubiri nabyo. Imana ishimwe cyane. Yaduhaye rero ibyo yasezeranyije bikomeye. Twavuga iki mu byo yasezeranyije bikomeye? Twavuga iki? Twavuga umwana we yaduhaye, twavuga ko yadusigiye umwuka we wera dusigare twenyine, twavuga ko yaduhaye ijambo rye ritweza. Ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bifite umurimo wo gukomeza kutweza no kudutunganya, twamaze kubihabwa. Nta kintu na kimwe cyagushoboza kubaha Imana tutahawe, inshuti z'Imana. Hanyuma ngo nitumara kuyashyikira ayo masezerano y'igiciro cyinshi, ngo tugire uruhare kuri kamere y'Imana. Njyewe muntu usanzwe wari bitaka n'ibyondo, wari wuzuye ububi bw'akavukire yanjye, nkagira uruhare kuri kamere y'Imana. His character ikaba formed muri njye. Biradukwiriye inshuti z'Imana, aho akamero k'Imana kagenda kagaragarira muri njye. Wari wuzuye isi n'ibyonona n'ibyanduza n'ubwibone n'ububi n'urukundo ruke n'amanyanga n'amafuti, nkagira umugabane kuri kamere y'Imana. Mana ishimwe, mwami twigize imbere, uduha inzara n'inyota yo kubyifuza, uduhe kumvira amagambo yawe nyaguhora ku ngoma, kugira ngo kamere yawe ibe formed muri twebwe, kugira ngo imiterere yawe twungwe nayo, duhuzwe nayo, igaragarire muri twebwe. Mugire uruhare kuri kamere y'Imana. Hari igihe twibwira ko ari Imana izabyungukiramo gusa ko tuzatwara ubumana, ariko natwe tuzateka, tuzaba nk'uko Yesu yabagaho mu isi. Yesu ntigeze abyuka ahangayitse, Yesu ntigeze akanura amaso yibaza ngo se ari he, yewe no mu gashyamba ka Getsemani. Kuko tubona iriya mibabaro tugasoma ngo iki gikombe kindenze, harimo igihe abantu bibeshya ko Yesu yaratinye imibabaro y'umubiri. Ntabwo yaratinye imibabaro y'umubiri. Igikombe avuga ni igikombe cy'umujinya w'Imana, kizanywebwaho n'abatarakira imbabazi za Yesu. Nuguterwa umugongo na se kubw'ibyaha byacu twese byari byuzuye kuri we, ariko ntigeze yikorera umusaraba afite ubwoba. Iyo aza kugira ubwoba, ntaba yarabwiye babagore bamukurikiraga barira ngo nimwiririre murire n'abana banyu. Aba yarabwiye ati nimumborogere cyane, yari kuba ari indushyira imijya ku musaraba, ariko yabonye barira bamena umutima, aravuga ati nimwiririre mwebwe n'abana banyu, kuko yabonaga ibihe bije imbere ko bizaba bikomeye. Kugira uruhare kuri kamere y'Imana, si Imana izabyungukiramo ngo intume gusa.
nzabaho nk'uko Yesu yari ariho mu isi. Uzabaho nk'uko Yesu yari ariho mu isi. Uzagira amahoro atemba nk'uruzi. Uzagira imbaraga z'umumana muri wowe. Tuzagira ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana muri twebwe. Tuzagenda ahantu nk'ahari Yesu wakahagenza. Duhe inyota yo gusa nawe Mwami. Duhe inyota yo gusa nawe. Duhe kudapfusha ubusa ubuntu twagiriwe. Duhe kutayoberwa ibi by'igiciro cy'igitangaza isi itagira, isi idashobora gutanga idafite. Ubu buzima ngo butuma ducukubiri no kononekara kuzuye isi, irari no kononekara ku isi. Abana b'Imana benshi ntago baciye ukubiri no kononekara ku isi n'irari ryayo, bamatanye nabyo. Barakijijwe, basavinga Imana, basavinga abantu rimwe na rimwe, bakorera Imana n'abantu, ariko bamatanye n'isi n'irari n'ibyonona by'isi bibafiteho ijambo. Ariko twahamagariwe komatanwa, guhuzwa na kamere y'Imana, kugira uruhare muri kamere y'Imana, niwo mugabane wacu. Haleluya. Yaduhaye byose zanje bikomeye, yaduhaye umwana we, yaduhaye umwuka we, ntiyadusize twenyine, yaduhaye ijambo rye ritweza, ridutunganya, ritumaramo gutekereza kwacu, rikatwuzuza gutekereza kwa Kristo, ngo nitumara gushyikira ayo masezerano yose yaduhaye, ngo tugire uruhare muri kamere y'Imana. Kamere y'Imana igenda iremwa muri njyewe, ngo hanyuma tubashe gucukubira n'irari ryononye isi, tubashe gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Mana ishimwe, uyu ni umugabane wawe nanjye. Umurongo wa 5, ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Biratumaze kuvuga hejuru, ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Urugendo ruratangiye. Tumaze kumenya aho Data yifuza ko tuba, ko yifuza ko akamero ke kagaragarira muri twe, ko yifuza ko dufatanywa na kamere ye. Tumaze kumenya ko amasezerano yose yaduhesha ibyo kubaha Imana twayahawe. Tumaze kumenya ko nta na kimwe yasize mu buzambyarira imbaraga zo kubaha Imana. Tumaze kumenya ko byose twabihawe. Tumaze kumenya uwo murimo mwiza w'igitangaza yakoze muri twebwe, iri jambo riraduhamagarira uko urugendo rukomeza. Tumaze kumenya ko yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana. Ngo yaduhaye, ngo mu mbaraga z'ubumana bwe yatugaba ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Kandi mwibutse yuko twakiriye gift, ntago twabikoreye, ni impano y'Imana. Twaheshejwe no kwizera Kristo, yarabiduhaye, arabidusingiriza. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose tumaze kubimenya, umurimo uratangiye ku murongo wa 5. Ngo kubera iyo mpamvu, yabira byose twahereye ku murongo wo hejuru, kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete. Ni wowe usabwa ku giti cyawe kurushaho kugira umwete, kurushaho kugira umwete wo kwizera Imana. Umuntu usarushaho kugira umwete wo kwizera Imana gute? Atindaho kwizera gukomoka, ajyayo kenshi, ni mu ijambo ry'Imana, ni mu kwegera ameza y'Umwami. Uko niko umuntu agirira umwete kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, ngo maze kwizera Imana mu kugerekeho kugira neza, kugira neza mu kugerekeho ubumenyi. Ingi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngo kubera iyo mpamvu Bibiliya yera yavuze ngo ibizaba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, maze kwizera Imana mu kugerekeho kugira neza, kugira neza mu kugerekeho ubumenyi. Reka nsubire muri Bibiliya yera. Ibyaba ari byo bituma, bira byose tumaze kuvuga hejuru, ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Uribuka ko kwizera waguhawe nk'impano? Uribuka ko amasezerano yose wari ugenewe yakubera imbaraga zigutera kwizera Imana, gutunganira Imana, kubaha Imana? Ibintu byose wasabwaga ngo ubashe kubaha Imana byose warabihawe. Nta kintu na kimwe Imana yakwimye, kandi ubushake bw'Imana nuko wahuzwa na kamere yayo, ukagira uruhare mu miremerwe, mu mimerere y'Imana, bikakuzura, ukagira imbaraga zo gucukubira n'ibyononye isi. Ibyo byose Imana ishimwe cyane umaze kubyumva, ngo ibyo bigutere kugira umwete wose. Dufite umwete, yes, ni mpamvu turi mu ijambo ry'Imana, ni mpamvu turi mu minsi yo gusenga, bamwe muri twebwe n'abandi, ariko turashaka kongera kwigira imbere, kutagarukira aho ngaho. Ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera twakiriye nk'impano, mu kwibuke ibintu byose, imirimo yose y'Imana ikorwa mu kwizera. Kwa kwizera twakiriwe nk'impano, ngo kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Bibiliya ijambo ry'Imana kuvuga ngo kubera iyo mpamvu murushaho kugira umwete wo kwizera Imana, ubigirira umwete.
wamaze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza, kugira neza mukugerekeho ubumenyi, bitume mugira umwete wose. Umukoro rero dufite ahangaha, ndagira ngo wibuke kwa kwizera wagabanye. Uribuka Petero yandika aravuga ngo mwebwe mwagabanye kwizera nk'ukwacu, bikomotse mu gukiranuka kwa Kristo, bitava muri wowe. Wagabanye nawe kwizera waraguhawe. Hanyuma rero urasabwa wowe wamaze guhabwa ku kwizera, ibi ntibibwira batarabihabwa, birabwira bagabanye kwizera nka gift, nk'impano Imana yaduhaye mu butabera bwayo, bikomotse mu gukiranuka kwa Kristo, ngahabwa nanjye kwizera. Hanyuma ibyo byose twakorewe hejuru ngo bidutere umwete wose wo kwizera Imana. Hanyuma ngo kwizera, Bibiliya yera niko yavuze, ijambo ry'Imana rivuga ngo umwete wo kwizera tukongereho ingeso nziza. Ntago nizeye ngo ngarukira, ahubwo nongereho ingeso nziza. Ingeso mbi iyo zigiye kumbyukamo, nibuke ko mfite umukoro ukongeraho ingeso nziza, kuko burya turabyumva, tuba dufite amahitamo abiri iteka, kugaragaza imbi no kugaragaza inziza. Burya urabitegeka, burya ubifiteho ijambo. Burya ushatse ntiwatukana, waceceka, bikabira muri wowe kugeza igihe n'ibyo kubira bizavamo, kuko ibyaguhesha kubaha Imana byose warabihawe, kuko ufite kwizera wakomoye muri Kristo. Bibiliya yagusabye ngo ukongereho ingeso nziza. Nge ndwanya ingeso mbi zigiye kubyuka muri nge, nzitegekesha ingeso nziza. Bakomeza bavuga ngo ingeso nziza noneho, cyangwa se kukugira neza, tukongereho ubumenyi cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana, tugende tubyongeraho. Mana ishimwe cyane. Wibuka ko ufite ingeso nziza hano, ufite ingeso mbi hano, uzahitamo icyo ushaka. Imbaraga warazihawe, ibintu byose, ibikoresho byose biguhesha kubaha Imana biri imbere muri wowe, we wakiriye kwizera kwa Yesu Kristo. Bibiliya irakubwiye ngo icyambere kwa kwizera cyangwa se wamwete wo kwizera ubyongereho ingeso nziza. Ntugarukireho ingeso nziza, ariko kugira neza ubyongereho kumenya. Uhora ushaka kumenya Kristo, uhora ushaka ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe. N'ubumenyi bw'amashuri ni bwiza, ariko ubu bumenyi buzana impinduka muri twebwe z'ubumana n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 6 ngo kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo ubumenyi nabwo mubugerekeho kumenya kwifata. Kwirinda niko kumenya kwifata. Kumenya kwifata mukugerekeho kudacogora. Kudacogora niko kwihangana. Kudacogora mukugerekeho kubaha Imana. Ahambere hari ukwizera, kwizera tukakugerekaho ingeso nziza, ingeso nziza tukazigerekaho kumenya. Hano tugeze none baratubwira ngo kumenya tukongereho kwirinda. Kwirinda ni iki? Dukumenya kwifata. Muzi ibintu byagiye biducika kubera kunanirwa kumenya kwifata. Muzi ibintu twagiye twica, yaba mu mibanire yacu n'abandi, yaba mu buzima bwacu bwite, yaba mu mibiri yacu, twagiye tunanizwa no kubura kumenya kwifata. Ibyaha abantu bagiyemo bitagira ingano twagiye twidumburamo, twabuze kumenya kwifata gusa. Ngo kandi nyamara ibintu byose biduhesha imbaraga zo kubaha Imana twarabihawe. Ariko mwibuke ko urukundo rw'Imana rumaze gusukwa mu mitima yacu kubw'igitangaza, umurimo wo gutangira kumvira ijambo ry'Imana Yesu awukorera muri twe. Ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga, ukirekura, ukafata ibifatwa n'ibidafatwa, ukarya ibiribwa n'ibitaribwa, ukayirambiriza mu byaha byose. Nyamara kwifata burya kuri muri wowe, burya wagukoreramo kandi wasimbuka imitego myinshi. Imana ishimwe cyane. Kumenya kwifata mu byo ndeba, mu byo numva, mu byo nakira, mu bo nemera ko binjira mu buzima bwanjye cyangwa ibyo nanga. Kumenya kwifata ngo kumenya ari bwo bumenyi mu byongereho kwirinda. Kwirinda nicyo Bibiliya ijambo ry'Imana yise kumenya kwifata. Imana iduha ubuntu mu byo turimo dusengera, itwongerera imbaraga zo kumenya kwifata. Muzi imibano twagiye twica, muzi amagambo mabi abagore n'abagabo babwiranye, inshuti, ababosi n'abakozi, imiryango, yabuzemo gusa kumenya kwifata. Ngafata ijambo ryanjye ryari rincitse nkayifata gusa. Narifata nkaba narinda umubano w'ingenzi wa ngombwa. Narirekura kandi rikamera nka bomba atomike rigasenya ibintu n'ibintu. Hari amagambo mwe nibuka ya kera nagiye mvuga ntaranakizwa, nandi nibuka nagiye mvuga komeye narakijijwe ariko mabi yasenye ibintu byinshi. Nawe urayafite? Uyu munsi rero kubw'imbabazi z'Imana tugarukiraho kumenya kwifata. Ibi ni wowe urimo kubyongeraho, kuko wahawe imbaraga, wahawe ubuntu, wahawe kwizera muri Kristo Yesu. Ibi ni wowe urimo kubwirwa ngo byongereho. Ni umurimo Kristo akorera imbere muri wowe, yawukorera imbere muri twe, abarimo kugukorana natwe. Reka twihute. Hatubwiye ngo kumenya tukongereho kwirinda,
kwirinda tukongereho kwihangana, kwihangana tukongereho kubaha Imana. Imana ishimwe. Kumenya aribwo bumenyi tubyongereho kwirinda. Kwirinda niko kuvuga kumenya kwifata. Kumenya kwifata tukongereho kwihangana. Kwihangana si cyo byatubwiye, cyo bivuga ni ukudacogora. Muzi kuntu twagiye ducogorera ahantu nk'aha kandi ubutabazi bwaraha. Hari n'abandi bantu batazigera bagera ku bintu runaka kuko kwihangana iyo bisabye kwihangana ahita hinera aho ngaho. Kandi mu buzima ibintu byinshi tubigeraho kubera kwihangana, kubera kudacogora. Kuko ejo ntituhazi, nyuma y'ukwezi ntuhazi, nyuma y'umwaka ntuhazi. Iyo wibwira ngo ubwo se nzihangana ageze ryari, uzihangana ugeze aho kwihangana kurangirira. Ubundi abakristo nuko babaho, barihangana bakihangana. Kereka data babwiye ati igihe cyo gushiftinga kuva hana, kandi bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Kuko hari ibintu by'amayerekwa n'amabwire tujya tubeshyera Imana bikaza binyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire imbabazi. Hanyuma kwihangana ariko kudacogora tukugerekeho kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 7, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Ibi wagira ngo bivuga kimwe, ariko biri ijambo ry'Imana itwereka ubusobanuro bwabyo neza. Ngo maze kubaha Imana mukugerekeho kubana kwa kivandimwe. Iyi ni fellowship, no gukundana nabo dusengana nabo twizera kimwe. Ibi bijya byoroha kuko muba muhuje kwizera, mwererana imbuto, ubwo nabameze neza birumvikana. Ngo kubana kwa kivandimwe mukongereho urukundo. Uru ni urukundo no dukunda n'abatadukunze n'abatwanze, ariko kuko Imana ibidusaba kandi imbaraga ziduhesha kubaha Imana ziri muri twebwe, nabyo ngo turabisabwa ngo tubyongereho. Kubaha Imana mukugerekaho gukunda bene data. Ariko ahangaha havuze ngo mukongereho gukunda bene data. Mu ijambo ry'Imana aribwo rukundo rwa kivandimwe, fellowship hagati y'abizera kimwe bakundanye biryoshye. Ariko baravuga ngo gukunda bene data ngo mukongereho urukundo. Uru rukundo ruvuga n'uruhe? Ni urukundo rukunda n'abatwanze. Muribuka ko ibintu byose biduhesha kubaha Imana twabihawe. Muribuka ko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu bwa Mwuka Wera twahawe. Ruduhesha gukunda Imana, rukaduhesha no gukunda abantu n'abagoye. Imana ishimwe cyane. Ese twebwe ko Imana idukunda buri munsi, kwitubabarira buri munsi. Imbaraga ziguhesha gushobora ibintu warazihawe, ni wowe ubyeexersa cyangwa se ukanga kubyeexersa. Inkuru nziza nuko uyu mwitozo y'umuntu yawutangiye, ejo aratsindwa, ejo agashobora akagenda arushaho gushobora, ariko bisaba ko abanza kubyemera. Kuko hari igihe umuntu avuga ati oya sinamukunda nkurikije ibyo yakoze. Oya, buryo wavuze oya iba oya, ukanananirwa ntibinakunde. Ariko ivuze ngo yego mwami, ubwo ari byo usaba binshoboze. Shoboza kudacogorera ahantu, shoboza kwihanganira ahantu, shoboza gukunda ababene data, shoboza gukunda ababambabaza. Iyo ubivuze ukanabigambira ukanabishaka, imbaraga z'Imana zizakorera muri wowe. Mwibuka ko no murimo Yesu akorera imbere muri twe, ariko iyo wanze uba wanze. Imana itugirire imbabazi. Ku murongo wa 8, ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mwumva inyungu dukura amashuti z'Imana. Minota nayimaze. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo. Biriya tumaze kuvuga hejuru, habanje kwizera twagabanye tutagukoreye. Baratubwira ngo kwizera tukugerekeho ingeso nziza. Izo ingeso nziza tuzigerekeho kumenya, ariko kumenya ijambo ry'Imana. Kwa kumenya tukongereho kwirinda, ariko kwifata. Kwa kwifata tukongereho kwihangana, ariko kudacogora. Kwa kwihangana tukongereho kubaha Imana. Kwa kubaha Imana tukugerekeho gukunda bene data, rwo rukundo rwa kivandimwe. Gukunda bene data tubigerekeho urukundo rwo gukunda n'abatunaniye n'abadashobotse. Ngo hanyuma ngo ibyo bintu nibigwirira muri twe. Umva inkuru nziza. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bikagenda biba byinshi muri twe, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo nimugira mutyo, bira byose tumaze kuvuga, uze kongera ubisubire mugenda ubyandika bifata bisengeremo. Nimugira mutyo byimazeyo, mukabikora byimazeyo, mukabyemera bikagwirira muri mwe. Kwihanganuka kureka kukagwira, kudacogora kukagwira, kwifata kukagwira, gukunda bene data ukajya ubigwiza, ukajya ugwiza kubaha Imana ubishakana umwete, ukabigirira umwete, byagucika kongera ukinginga Imana ngo nibigushoboze, ngo mve icyo bizagukorera. Nimugira mutyo byimazeyo bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu. Byimazeyo bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Buriya umenye ijambo ry'Imana rimwe ukarigandira ukaryanga, bikuzanira ubugumba mu kumenya Imana. Kumenya Imana kwawe ntigukura,
kuguma ahantu hamwe. Ariko iyo ubyemeye ukavuga ati Imana ndabyemeye binshoboze, kandi ibyo ushoboye gukora, kuko ibintu dushoboye tuba tubizi ukabikora, bizatuma kumenya Imana kwawe gukura, kuba kunini, kuba kwinshi. Imana ishimwe cyane. Ngo bizaturinda kuba abanebwe cyangwa se abanyabute, bidukize ubugumba mu kumenya Imana, bidukize kuba barren. Ingumba mu kumenya Imana ni umuntu ugwingira akaguma ahantu hamwe imyaka n'imyaka. Nugira umwete w'ibyo tumaze kuvuga, bizagukiza ubugumba bwo kumenya Imana, uzaguka muri wowe. Bibiri imwe nasomye NLT yavuze ngo muzaba productive and useful. Hari umuntu utifuza kuba productive mu bwami bw'Imana akaba useful. Imana yajya kunkoresha umurimo mwiza yanteganyije, igasanga ndi igikoresho kizima gitunganijwe kiboneye, ikabinkoresha nkuko yabigambiriye. Imana ishimwe cyane. Bizaturinda kandi kuba ineffective cyangwa se unfruitful. Bizaturinda uzi nko kuba ufite imakasi ushaka gukata ariko wajye gukata ikanga kubera ko ntityaye. Uko niko ubuzima bwacu bumera iyo twanze kwimurimo Yesu akorera muri twebwe, ukoreka muri twebwe, duhinduka ibikoresho byimbye, amatiyo yazibye, ibirahure bitabona, umucyo w'izuba utacamo. Nuko tumerera Imana, nukuri ntibidukwiriye Imana ibidushoboze. Wumva urwo rugendo Yesu yifuza gukorera muri wowe. Bibere Gifaransa yavuze ngo ntago muzaba oisif et stérile. Wazefu ni ikintu kiraho nyine kitanyeganyegaho giteretse uragaruka ugasanga kiracyahateretse, nta mumaro, nta mbuto, ni ingumba nyine. Ngo kuko ibyo nibiba muri mwe, byandi tumaze kuvuga, bikagwirira muri mwe, bizatuma tutaba abanyabuti, bizatuma tutaba abanebwe, cyangwa ngo tube ingumba mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Tuzagenda dukura. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi rero utagira ibyo, nyumvira nshuti y'Imana ku murongo wa 9, ngo kandi rero utagira ibyo ngo abari impumyi, niko Bibiri kubwiye, ngo nitutagira biriya tuzaba turi impumyi ireba ibiri hafi gusa, ngo akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Muri make kubera ko nejejweho ibyaha byanjye bya kera, sinagombye kuba mu bantu bareba ibiri hafi gusa, nagombye kwifuza n'uru rugendo Yesu akorera muri ngewe, kugira ngo akamero k'Imana gakoreke muri nge, ngende nsa nayo, ngende ngira karakter yayo. Ubu kuko ni gute tutabyifuza kugira ngo nge ntacyo bitwaye, ngo nukomeze nyine ngo banyakire batyo. Ubuse tuzakwakira gutyo kugeza ryari? Hanyuma si Imana yo yakurinze ikakugirira imbabazi, yakubabariye ibyaha bya kera, nayo uyibanye igikoresho cy'imbura mu maro pe, ukabihitamo gutyo ngo ntacyo bitwaye, ngo nyine ngo biriya ngo hoya we biragitwaye se gusa. Wowe ubwawe uzahorana umuruho, ikindi uzabera Imana impfabusa, kuko kuruhuka k'umutima kuzanwa no kumvira Imana. Igihe Yesu avuga ngo munyigireho, buryo tumwigiraho n'ikiruhuko cy'umutima kiraza. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi rero utagira ibyo abari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Muri make kuva warejejweho ibyaha bya kera, warakire kwa kwizera, waragiriwe imbabazi, ufite umwenda mu maso y'Imana wo kwemera ko urugendo rwo gutunganywa no gusa n'Imana rukoreka muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Bibiri ijambo ry'Imana ikavuga ku murongo wa 9 ngo umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa, ngo akaba yibagiwe ko yejejwe agakurwaho ibyaha bye bya kera. Imana iduhe kwibuka ko twejejwe tutabigizemo uruhare, tugakurwaho ibyaha byacu bya kera, tukagabana kwizera nk'uko intumwa za Yesu zagabanye, tutabikoreye. Kubera ibyo twemera uru rugendo rwo gutunganywa n'Imana no kumvira ijambo ry'Imana buri munsi, kugira ngo nanjye mpabwe gusa nayo, akamero k'Imana kagaragarire muri ngewe. Imana ishimwe. Ku murongo wa 10 tugana mu gusenga, ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Nta bintu by'ubunebwe dukwiriye kugira, dukwiriye kwinginga Imana kandi tukimuka ntibigume ku munwa gusa. Ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Umva inyungu iyo tugize umwete wo gukomeza guhamagarwa kwacu, tukabigirira umwete, tukagira umwete wo gutoranywa kwacu, biturinda gusitara hato na hato. Duhinduka abantu bashikamye mu byo bizeye, bakomeza urugendo badasitara hato na hato. Ngo ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Umugaragu w'Imana Petero agakomeza avuga ngo nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagirwa nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri
kuri muri mwe ubu. Nicyo gituma nanjye Petero iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Iyo akomeje hepfo avuga ko umwami Imana yamubwiye ko yenda gukurwa muri iyi ngando, ariko akiriho ngo afite umwete wo gukomeza kubibabwira. Aba bagabo tuzicarana nabo mu ijuru, bafite umwete, bari bafite umwete ungana gutya. Uzi kuba ufite umwete ungana gutya wibutsa abantu ibyo bakwiriye gukora, ubizi neza ko ejo bazakwica kandi ntucogore. Ubuse twe tubaye iki? Inzara, amagambo mabi y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe, watinze gushaka, watinze kubyara, mama urarwaje, ni kuko birababaje, ariko ntibigereranywa n'ubu butunzi butagira akagera. Ntibigereranywa n'uko njyewe w'intege nke nawe w'intege nke ufatwa ugahuzwa na kamero k'Imana. Ntibigereranywa n'uko ufatanywa na kamere y'Imana, nuko nagira uruhare kuri kamere y'Imana. Wemere gusengera byombi, twemere gusengera ibitubabaza, ariko twemere gusengera ibi byamwe imbere sidashobora kuduha. Urwo rukundo turutanga mu bikorwa, turutanga mu gusengera abacu, turutanga mu mutima ufitiye abandi bantu imbabazi, turutanga mu kugira imiremerwe nk'iya Kristo, imimerere nk'iya Kristo, guhinduka igikoresho Data yashaka kombawe, guhinduka uwo yifuzaga kombawe. Ibyo bintu nitubyitaho ntituzasitara na hato, ngo nitubikora ntabwo tuzaba ingumba ku byo kumenya Imana, tuzigira imbere.